ubasha guturisha ishuheri y'umuyaga, habasha guturiza ibibazo byawe, habasha guturisha ubwo bukene, habasha guturisha ubwo kwambara ubusa, habasha guturiza iyo ntambara ufite, habasha kukwishyurira iryo dene, habasha gukuraho iyo keredi, habasha kuguha inzu. Kristo arashoboye. Haleluya. Kanseri kurembeje habasha gukiza ubacurira ingoni, habasha gusubiza mu mahoro bambuye ibye, habasha kuburanira badafishe shinge na rugero, uturisha umuraba, habasha gutanga ubuzima. Haleluya. Usifate ku ikanzu ya Yesu, hari ibintu biri bukemuka, birakemuka. Abakuvuze barafunga iminwa, abagusebeje baraceceka. Iyo diporome utabonye urayibona, ako kazi utabonye urakajyamo, iyo minsi bagucuriye ingoni kuri interview, Uwiteka agiye kuguha ijambo, Uwiteka agiye kuguha akazi, nta muntu uzakakwambura. Bazikubita imbere ya Bibiliya ngo nuko azafata abo bita Abayuda nyamara ataribo, abo bita abatanga nyamara ataribo, Uwiteka azabahatira kuza kwikubita imbere y'ibirenge, kuko Uwiteka akoze ibintu by'imbaraga. Yesu Kristo kumukoraho bihindura ubuzima. Akuvuze bazi ko Imana itazagaruka. Hari ibintu abantu bakuvuzeho bazi ko birangiye, hari kasha abantu bateye bazi ko ubuzima bwawe burangiye, hari abagiye gucisha hafi na kure bazi ko ibyawe birangiye, hari abaguhagurukiye baguhagurukira naho ukora naho utuye bazi ko birangiye. Gutangarize ngo imbaraga yari iri muri Kristo cya gihe n'uyu munsi hagurukiye gufata mpiri izo ngunzu, n'uyu munsi hagurukiye kukurwanyiriza abakurwanya, n'uyu munsi uje kuguha amahoro wari warayabuze. Yesu nashimwe. Bene data, turabasuhuje kandi tubifurije umugisha w'Imana mwebwe mudukurikira kuri Pentecost Live TV. Imana iguhe umugisha cyane, wowe wakozeho abone, wowe wakozeho subscribe, wowe ukoraho like. Tukwifurije umugisha w'Imana uyu munsi wa none, kandi ukaba ukurushaho kudukurikira. Turagusabye gukoreho share kandi ushyire amasitati ku magurupe atandukanye kuri Facebook n'ahandi hatandukanye. Imana iguhe umugisha cyane, wowe urushaho kudukunda no kudukurikira. Uyu munsi wa none tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ijambo kandi ribohora, ijambo ry'ibyiringiro, ijambo ry'amahoro. Kadusome ijambo tubona mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice byaho 8. Duhere ku murongo wa 40. Umutwe waravuga ngo Yesu akiza umugore azura umwana wa Yariro. Yesu akigaruka abantu baramwakira kuko bose bari bamutegereje. Nuko haza umuntu witwaga Yariro, umutware w'isinagogi, araza yikubita imbere y'ibirenge bya Yesu, aramwinginga ngo aziwe, kuko yari afite umukobwa w'ikinege wari umaze imyaka nka 12 avutse, kandi yari agiye gupfa. Akigenda abantu benshi baramubyiga. Haza umugore uri mugongo wari umaranye imyaka 12, wari umaranye imyaka 12, kandi wari warahaye abavuzi ibintu bye byose, nyamara ntihagira n'umwe ubasha kumuvura. Nuko amuturuka inyuma, akora ku ncunda z'umwenda we, uwo mwanya amaraso arakama. Yesu arabaza ati, ninde unkozeho? Bose bamaze guhakana, Petero na bagenzi be baravuga bati, erega databuja, abantu barakugose barakubyiga, nawe ukabaza uti ninde unkozeho? Yesu aramubwira ati, hariho unkozeho, kuko menye ko hari imbaraga imvuyemo. Nuko uwo mugore abonye ko adahishwa, aza ahinda umushyitsi, amwikubita imbere, amubwirira mu maso ya bose icyatumye amukoraho, nuko akize muri ako kanya. Yesu aramubwira ati, mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro. Nuko akivuga, haza umuntu uvuye mu nzu ya wa mutware w'isinagogi ati, umukobwa wawe yapfuye, wikwirirwa urushyi umwigisha. Ariko Yesu abyumvishe aramusubiza ati, witinya, izere gusa arakira. Ageze mu muryango w'inzu, ntiyagira undi muntu akundira kumwinjiranamo nawe, keretse Petero na Yohana na Yakobo na se w'umukobwa na nyina. Asanga bose barira bamuborogera, arababwira ati, mwirira, ntapfuye ahubwo arasinziriye.
baramuseka cyane kuko bari bazi ko yapfuye. Amufata ukuboko avuga cyane ati, mukobwa byuka. Umukobwa we uragaruka, umwuka we uragaruka. Uwo mwanya arahaguruka. Yesu abategeka ko bamufungurira. Ababyeyi be baratangara cyane, ariko arabihanangiriza ngo batagira uwo babibwira ibibaye. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi wa none nifuje ko tuganira ku ijambo rivuga ngo Yesu ntiyerekwa ahubwo arareba. Kadusenge. Uri Imana y'ukuri. Kuva kera bakwizeraga baba mu mahoro, kandi nta ugufite ntiyifuza undi murengezi. Niwe buzima bwacu, niwe mahoro yacu, niwe gakiza kacu. Iyo twumva ibyawe biraturyohera, bituma imitima yacu igubwa neza, kuko dufite ibyiringiro ko ejo hacu hashoboka, ko dufite ibyiringiro ko nyuma y'ubuzima tuzagira ubundi. Ubasha gukura umuntu mu rupfu, ntabwo arerwa kuzura abapfuye ngo bagiwe n'umugambi wo mu ijuru. Haracyari ibyiringiro kuko twebwe tugufite, kandi ndasenze kugira ngo umuntu wese ugiye gukurikira ijambo abohoke, agubwe neza, agira umunezero, yumva ikirere kikingutse. Umutima wari ubabaye, umutima wari ushavuye, aho yumvaga ananiriwe, uhereye none amenye ko Imana imukunda kandi ifite umugambi mwiza ku bugingo bwe. Bana natwe rero umwanya wose tugiye kumara twumvira ijambo, urushaho kutunezeza ari mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku ijambo rifite insanganyamatsiko ivuga ngo Yesu wacu arareba ntiyerekwa. Cya kabiri, aracyabasha gukora imirimo n'ibitangaza. Icya gatatu, aracyabasha guhumuriza imitima irira. Cya kane, aracyabasha gukura no mu rupfu. Imana ishimwe. Imbaraga za Yesu uyu tuvuga afite ububasha. Yabanye n'abigishwa be, yaberetse gukora, abereka imbaraga, abereka n'ubuzima. Umunsi umwe yageze abwira abigisha ngo twambuke bagere mu bwato, ngo Yesu abasinzireho gato. Gusinzira kwa Yesu ntabwo bivuze ko yapfuye. Gusinzira kwe ntibivuze ko atagikora. Umuraba mu nyanja, abahungu ba Petero ngo bari bavukaga i Galilaya, ngo bazi kugashya, bazi kwereka amerekezo y'umuyaga. Barwana n'amazi arabananira, barwana n'umushuheri arabananira. Ngo bavuga ati noneho biranze. Abahungu bashaka ibyiringiro byose birashira, ubwenge bwose barafite burarangira. Cyantunguwe n'iki? Ngo ibyiringiro bari bafite birashira. Bagera hakurya bakamanga bakiriza bagwa mugabo ngo turashize rwo urasinziriye. Icyubahiro afite ububasha bwo gutegeka none. Arabaza ngo habaye iki? Habati ishuheri yaturembeje, twarwanye n'ubwerekeza byanze, twarwanye n'ikerekezo cy'umuyaga byakomeye. Ngo ahaguruke gusaraba ngo umuyaga we tuza, ngo kanye ngo ishuheri ratuza. Ubasha guturisha ishuheri y'umuyaga, habasha guturiza ibibazo byawe, habasha guturisha ubwo bukene, habasha guturisha ubwo kwambara ubusa, habasha guturiza iyo ntambara ufite, habasha kukwishyurira iryo dene, habasha gukuraho iyo keredi, habasha kuguha inzu. Kristo arashoboye. Haleluya. Habasha gukiza uwo muvuduko w'amaraso, habasha gukiza diyabete, iyo kanseri kurembeje, habasha gukiza ubacurira ingoni, habasha gusubiza mu mahoro bambuye ibye, habasha kuburanira badafishe ishinge na rugero. Uturisha umuraba, habasha gutanga ubuzima. Haleluya, haleluya. Dusomye inkuruza z'uyu mugore na Yesu. Uyu mugore ngo aramaze imyaka 12 ari imugongo. Bazi ikinyarwanda yagiye mu mihango ntiyahagarara, hava amaraso imyaka 12, ngo atanga ibintu bye yivuza birashira, ariko ntiyagira umuvuza ashyikira. Ariko ngo ahura na Yesu gusa. Wese ari mu kivunge cy'abantu, wese abantu bamubyiga, Yesu abantu bamukikije impande n'impande. Bagiye kwa Yayiro. Kwa Yayiro ngo akana ke kagakoba kari karembye, yako kari akana k'ikinege. Ngo uwo mugore ngo abyigana mu bantu ngo aregera. Haleluya. Egera gusa ufate ku ikanzu ya Yesu, hari ibintu biri gukemura.
birakemuka. Abakuvuze barafunga iminwa, abagusebeje baraceceka. Iyo diporome utabonye urayibona, ako kazi utabonye urakajyamo. Iyo minsi bakumirwa gucura ingoni kuri interview, Uwiteka agiye kuguha ijambo, Uwiteka agiye kuguha akazi. Nta muntu uzakakwambura, bazikubita imbere ya Bibiliya ngo nuko azafata abo bita Abayuda nyamara atari bo, abo bita abatangakazi nyamara atari bo. Uwiteka azabahatira kuza kwikubita imbere y'ibirenge, kuko Uwiteka akoze ibintu by'imbaraga. Yesu Kristo kumukoraho bihindura ubuzima. Uyu mugore ngo arabyigana, ngo akora ku gishura cya Yesu, ngo ako kanya marasaraka. Yesu aravuga ngo ninde unkozeho, ninde muntu unyeganyeje? Ngo Petero na bagenzi baramwambara, ariko rero wa mugabo nguri rwaza ngana gukozo kandi nakubyiga kandi n'uruvunga nzoka ni benshi, nubwo abandi ari benshi Kristo azizina ryawe, nubwo mu muryango wanyu muri benshi Kristo arakuzi, nubwo usengera muri benshi Kristo ntajya yitiranya amazina, arareba ntiyerekwa. Yo nikomeje kurutare, n'ahandi hose umusenyi. Nikomeje kurutare, n'ahandi hose umusenyi. Tumbira Yesu wenyine, niwe gisubizo. Tumbira Yesu wenyine, niwe gisubizo mu bukene bwawe. Tumbira Yesu wenyine, niwe gisubizo mu bushomeri umaranye igihe. Tumbira Yesu wenyine, niwe gisubizo ko kutabyara umaranye igihe. Tumbira Yesu wenyine, niwe gisubizo. Yesu aravuga ngo hari imbaraga imvuyemo, hari ikintu gihindutse muri njye. Hari amagambo abantu bakuvuze bazi ko Imana itazagaruka. Hari ibintu abantu bakuvuzeho bazi ko birangiye. Hari kasha abantu bateye bazi ko ubuzima bwawe burangiye. Hari abagiye gucisha hafi na kure bazi ko ibyawe birangiye. Hari abaguhagurukiye baguhagurukira naho ukora naho utuye bazi ko birangiye. Gutangarize ngo imbaraga yari iri muri Kristo cya gihe n'uyu munsi hagurukiye gufata mpiri izo ngunzu. N'uyu munsi hagurukiye kukurwanyiriza abakurwanya. N'uyu munsi uje kugukwa amahoro yo wari barayabuze. Niwe gisubizo, tumbira Yesu, tumbira Yesu wenyine, niwe gisubizo. Tumbira Yesu, tumbira Yesu wenyine, niwe gisubizo. Warababaye urihangana, wasuzugurwa uranatukwa, aho uri nta gaciro ukihagirira, aho uri nta jambo ukihafitiye. Fata ku gishura cya Kristo, uhereye none urakira, uhereye uragira amahoro. Wagusuzugura ntazongera kugusuzugura, wakwambitse ubusa ntazongera kubikora. Abakuvuze bacitse amazi, dore Uwiteka amaze agasuzuguro. Hari ijambo Imana isutse, dore Imana iguhaye umugisha, kandi uwo mugisha ugiye gucuncumuka nk'imvura ku bugingo bwawe n'abagukomokaho. Dore mugize igisekuru, Uwiteka nyir'ijuru harirahiriye, ntabwo uzongera gukena wongera usonze, kubera ko wakoze ku gishura cya Kristo. Nuko uwo mugore baraza baramubwira ngo data data, iyi ndwara maze igihe kirekire ndwaye, natanze ibintu byanjye byose ariko sinakira. Ariko uhereye none nkoze ku gishura cyawe ubuzima buragarutse. Yesu niwe wenyine ukoraho ubuzima bukagaruka, ahandi hose ni umusenyi.
hari igihe wikomeje kubakomeye uzi ko bakuramira ntibakuramira. Hari igihe wikomeje kuba muri famiye ntibakuramira, wikomeje ku nshuti ntibakuramira. Kora ku gishura cya Kristo gusa, ubwo bugumba burashira. Kora ku gishura cya Kristo iyo ndwara ufite irakira. Kora ku gishura cya Kristo urava mu bupfubyi kuremera umuryango. Kora ku gishura cya Kristo iragukuraho ubukene. Kora ku gishura cya Kristo kiragukura iminyururu ku maboko no ku maguru, cyagukiza ibyo bisekuru n'imiryango, cyagukiza ibyo bagutongera, ibyo bakuvuzaho, cyagukiza imiryango yose, cyagukiza bya bibazo byo mu miryango. Hari ibyo bakuvuze ngo ntuzabyara, ntuzikamira nayibwa, nta n'icyo uzakora. Iyo ugeze ku ishuri biranga, iyo ugiye kwiga birapapara, akazi kose ugeze biranga. Here none uvuganye nawe no kwizera, ubuzima buragaruka bwari bwanjye. Ananduburira amaso yanjye ku misozi, mbega utabarwa kwanjye kwava he mubibwire. Kuwiteka niho guturuka we, Mana yaremye ijuru n'isi, ntizemera ko ibirenge byawe biteguza. Ikuwira ntiwihunikira gusinzira. Amina. Kristo ntasinzira, Kristo ntaryama. Nubwo ibikuryamisha bihari, bibirimo ngo nuko ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, bari kuwiteka ukiza muri byose. Witeka gukije intambara umaranye igihe, Witeka gukije amakuba maze mu gihe, Witeka gukije ibyago umaranye igihe. Kwereye none ugira ubuzima, rero nuhembuke kuko Witeka kugarutseho. Mare guhaye umugisha. None ukagera kwa Yayiro basanga akana ke kapfuye. Abantu baramubwira ngo akana kawe kapfuye, bababwira amakuru ababaje, bababwira ati nushaka umubwire ntirwa aza yisubireyo. Nubwo uyu munsi wa none igituro cyawe cyari gihari, dore Uwiteka asibye imva. Hari imva abantu bacukuye, hari imva abarozi bateguye, hari imva abagome baguteguriye. Harabifuje kukwirukanisha mu kazi, harabifuje kukurindagiza, harabifuje ko abana bataziga, harabifuje kutazagira umugisha. Hari kuwiteka Yesu uyu munsi wa none yiziye, hari ibintu atunguye, hari ibintu anyuranyisha amaboko, hagiye kuhategeka. Nuko ategeka ngo ako gakobwa karahaguruka, imbaraga z'Imana zikugereho. We warubaye kandi urushye, Imana iguhe umugisha kandi ubuzima bwawe buhinduke. Shalom shalom, turabakunda cyane, Imana iguhe umugisha cyane.